Ikaze mu makuru ya Nolaye aho dukubitira ikinyoma hakubuye. Sharike Habyarimana yageze i Burundi nyuma ya Kinshasa. Ubwo barero bwatashye i Kigali ngo opposition imaze kugira imbaraga ku buryo uyu musore agiye gusaza FPR. Opposition rero ngo yabiteye ubwoba Kagame aho ubundi yayivudukanaga akayireza nkiriya ariko ubungira imera musatira irimira musatira ku buryo rwose ngo ibintu bitamworoheye ku buryo ngo FDLR ngiri gushakirwa iyindi brand ikazitwa indi zina ubundi kamuvudukana ngo FDLR gusanga igomba kwifatanya na ANC ndetse n'andi mashyaka atavugana n'ubutegetsi kandi ngo bafashijwe n'u Burundi Kinshasa. Hari n'abatasiba kuvuga ko na Amerika birimo iyo coalition rero FPR ahiza icicira n'uhambaze. Aha ni muri Nolaye turabijyamo mu ncamake mu by'ukuri ngo hayi kaze rero kuri Nolaye dukubitira inyuma hakubuye muzamenye ukuri niko kuzakubatura. Mu yandi makuru rero mbere yuko twinjira mu makuru nyamukuru witwa Fani abanyamurenge bagiye kumwivugana nyuma yuko avuze ko yashimuswe natwirwaneho agakorerwa icwa rubozo ndetse agakubitwa kakava. Ibi yavugiye ku Isimbi TV ariko abanyamurenge baravuga baturakatu urimo harabika twirwaneho n'ubwoko bwawe bw'abanyamurenge abo ugashyigikira u Rwanda. Kwanza pazi mureke tureke nyagira abantu wasanga fan inbox mureke fan ibyo afite kuvuga n'ibyo atari kubwira ubwoko bwiwe akajya kubivugira kwa Sabe twebwe ntatwizera nene izo nzara ari kuza kwerekana wajyana inzara z'interano ahana amezi abiri hafi atatu yose cyangwa umugore w'umunyamurenge inzara zikareka gutuka uburyo iyo wateye inzara azi iwacu ukuntu ziranzara n'abantu bagize uri guteresha ibintu rero intambara ikomeje gufatira intera. Kagame rero ngo yahungiye Uganda Fresha za Tshisekedi ngo yazihungiye Uganda rwose mu rugo rwa General Saleh Musare murumuna wa Museveni ngo niho yirariye. Uganda se izamufasha kwikiza umwanzi cyangwa nayo izamusonga? Tuyibutse ko Uganda nayo na Kagame batarebana neza babana bya bindi bita ngo manuma. Tuzareba rero uko ibintu bizagenda muri rusange. Kagame rero ngo yahunze pressure rwose kuko ngo Kigali no mu mahanga ntago bikirimo ngo ari kwibutsa aho yabaga mbere ya 1994 kuko niho ashobora kuzasubira ibintu byamukaranye. Reka tubirebe neza. Naho ibinyama bya FPR burya ngo biruta bya Semuhanuka. APR Basketball Club inkuru yabaye kimomo mu bitangazamakuru byo mu Rwanda ngo yikuye muri Ball Africa mu marushanwa ya Africa nyamara sibyo. APR BBC Basketball Club niyikuye mu irushanwa ahubwo yarirukanywe kuko iyi ni ikipe y'ingabo z'igihugu zikina basket kandi ingabo z'igihugu zafatiwe ibihano na Amerika kandi Ball ni Amerika. Ibyo rero birumvikana n'igitambuga cyabyumva ntago bisaba kubariza kugira ngo wumve ibyo turi kubwira. Ikindi ibinyoma bya Semuhanuka nivuga ngo ingabo z'u Rwanda za Mozambique ngo zigiye gusimbuzwa oya da ahubwo zarahagaritswe zigiye kwirukanwa ndetse n'inkunga yazihabwaga ubu rwose yakubiswe hasi ntago zizongera kuyibona guhera mu kwa gatanu kuje. Ubwo zifite uku kwa kane konyine kurya y'ukwa kane ubundi bikabirarangira bya bintu byanyu ngo bya mission n'ibiki byose bikabiguye mu mazi. Naho rero banki isura amajyambere yitwa BRD mu Rwanda yashize hanze impapuro mesha mwenda zitwa bond. Izi bond rero kuzigura urazigura leta igakoresha amafaranga yawe hanyuma ikakwishura inyungu buri mwaka. Impapuro mesha mwenda ngo leta ibikuyeho umwenda abandi nyamara kandi ngo ubutegetsi ngo buri marembera bwa FPR kandi isanduku ya leta irera kubera ibihano
Denise neza rero uri muhanani uburenganzira bwa muntu ati diaspora mushishoze kuko iri shoramari ni scam nzima kuko leta ishaka gutekera abantu imitwe mu gihe iri mu minsi yayo ya nyuma. Ngo mushishoze turaza kugaruka mu makuru yo mu karere aho umuhanzi Rurangiranwa Bobi Wine cyaguranye nyuma yo kwitsimba akitsimbiza z'umutekano zose zirimo n'ubutasi bwa Museveni nabwo butoroshye zikamubura kuri ubu yemeje ko agiye hanze ngo mu kiruhuko ngo cyakazi ngo kugira ngo baganira nabo hanyuma ngaze muri Uganda akomeze guharanira uburenganzira bw'abagande. Museveni se mama azamwemerera kurandinga cyangwa kwinjira ku cyari cy'indege reka tubitege amaso. Ngayo nguko rero reka rero tujye ku nkuru yacu nyamukuru. Biravugwa ko Jean Luc Habyarimana umuhungu wa Perezida Juvenal Habyarimana bivuga ko FPR yahitanye iyi mfubyi rero ngo kuri ubu arabarizwa muri Bujumbura mu Burundi nyuma yuko huye na Kisekedi bakagira ibyo ngo bumvikana. Ubu ngo ari guhura na Neva kugira ngo barebe uko bahuza opposition y'u Rwanda harimo n'ingabo zitavuga n'umutegetsi cyangwa zirwanya leta kuba zashira nk'ubundi zikavudukana Kagame ngo nyuma y'imyaka 30 bazivudukana hakurya muri Kongo n'ahandi ngo ubu nazo ziraje zimuhindukirane. Hari ibintu nigeze kubwira abanyarwanda ngo havudukana inyeshyamba ariko iyo zabonye umuterankunga akaba ari guverinoma imwe cyangwa ebyiri ubwo ntabwo ugihanganye n'inyeshyamba uhanganye n'amaguverinoma. Ngayo nguyo rero twibutse ko Jean Luc ari umuhungu wa kangahe wa kane wa gatanu wa Habyarimana. Uyu Jean Luc rero akaba aherutse kwibasirwa na Jean Damascene Bizimana Nduhungirehe Olivier n'utuma twishima Budara bavuga bati ikintu kirya abarezi. Nyamara Jean Luc bavuga ko aba bantu ahubwo batazi ibyo barimo kuko yaharanira impinduka kandi yiteguye guhuza opposition mu mutaka umwe ubundi bakavudukana Kagame. Hagati bari ko abasengurira muri politiki hafi abari i Kigali baravuga ko izi ngendo za Jean Luc Kinshasa Bujumbura ngo ziri kubisikana n'iza Kayumba Nyamwasa se n'abandi bayobozi ba FDLR na opposition. Hari n'amagara avuga ko hari opposition ngo iri kwisuganyiriza muri Amerika. Ibyo ni amakuru avugwa nta gihamya tuyifitiye ariko nyine tubagezaho amakuru nange mukishakira. Hagati aho nyine biravuga ko hari umugambi wo guhuza ingabo zitavuga n'umutegetsi ubundi zikavudukana Kagame induru zikavuga. Uyu mwene Habyarimana se azasubira mu kirenge mu cyase yongere aze afata tegeke bizagenda bite nuko bitega amaso rero. Ariko igihari nuko uyu muhungu yateye ubwo ingoma kwa Perezida Kagame rwose no muri FPR barakangarana kuba yageze i Burundi noneho ngo nisakirirego noneho Kagame nibaza hamagara Neva ari kumubwira ngo ingabo zawe ziri he sizi niba zongera kumuhamagara. Ariko ikibazo cyo aho bahurira hose ibyasibye byahabarira Neva na Kagame aho bahurira induru zavuga. Ariko abanyarwandakazi hari umuntu wanditse igitabo ngo Gatebe Gatoki mu gihugu cya Gatwa na Gatutsi mu musozo w'icyo gitabo yaravuze ngo mu gihe umwanzi w'u Rwanda akiri umunyarwanda iki gihugu nta mahoro kizagira kandi abantu bazahora muri Gatebe Gatoki abahutu baveho abatutsi bajyeho abahutu baveho abatutsi bajyeho ndetse n'abatwa. Ibyo nta mahoro bizaboneka. Turakangurira ingoma ya FPR n'ubwo marembera bwose kugerageza ikagira ikikora igahuza abanyarwanda kandi ikava mu by'amoko ikindi kazana demokarasi n'abatavuga n'ubutegetsi nayo n'abayirwanya bose bakaza mu nama nyunguranabitekerezo y'igihugu hanyuma tukumvikana ku bijyanye n'imiyoborere nuko u Rwanda rwatengamara tugaprotectinga the gain. Tugasigasira ibyagezweho. Ariko ibyagezweho iyo ubajije umuntu ngo ibyagezweho ni ibihe biri he ntabwo ashobora kubigusobanurira. Igihe byagezweho wita cyane inyungu zanjye ziri zagezweho ntabwo ashaka kwisobanura. Aho niho rero ibintu bikomerera. Ngibi bya Jean Luc Habyarimana rero na opposition n'ingabo ngo zishaka gutera u Rwanda. Ibyo ariko nibyo Kagame avuga n'ibinyamakuru bye
ariko burya ngo nta mwotsi uva ahatari umuriro. Ikindi ngo nta itaka itakubiswe, ikindi kandi ngo nta muntu uvugiriza induru ubusa. Ubwo kwa Kagame hari icyo babazi. Hagati aho tukiri kuri aha ngo ibi bintu byateye ubwoba Kagame ku buryo yahise anyarukira muri Uganda ahungirayo puresha, ngajya kwibutsa inshuti ya Rwigema yitwa Sare Musare, ajya kuyibwira niba yagiye gutera ibipfukamiro, avuga ngo mbabarire basi mumfashe kuri iyi nshuro. Niba yagiye kuvuga ati rwose Uganda twarabanye muze mumfashe hirya y'ibyo twatandukanyemo, niba yagiye kubabwira ati twese burya abanyamerika baratwanga, dukwiye kubivuna cyangwa dukwiye kwivuna abo bashyigikiye, ibyo yagiye kubabwira nanjye numbaze. Ariko Kagame puresha ngo afite ngo zirenze ukwemera neza. Ngayo nguko uwitwa Fani rero abanyamurenge bavugiye kumwivugana bamumereye nabi cyane. Nyuma yuko avuze ko agiye ngo kureba uko abantu bari gukubita FRDC imurenge, ariko uyu mugore ubanza ari na operative, wa mugore ubanza uri n'inasi. Intambara iri kubaho ngo ugiye kureba ngo abantu ngo uburyo ngo bakubitanga abarundi ngo n'abantuzi mwarasaze sha. Arajyagezeyo ngo baramufunga baramushimuta, sinzi ngo n'ibindi bingo yakorewe badashaka kuvuga, ariko mu nama n'abanyamurenge bamututse bamerera nawe bati wowe urasebya twirwaneho kandi ari y'ubwoko bwacu n'ubwo bwacu ukabusebya ukakikira u Rwanda. Usanga ikibazo cy'abanyamurenge twirwaneho n'abanyarwanda kidasobanutse cyane, byanze bikunze harimo amakimbirane kandi amakimbirane akomeye. Reka rero mbashimire, mbifurize weekend nziza cyane. Kiganiro nakagaruka, Uwiteka abane namwe. Bye bye.